turongera gushima Imana iduhaye kandi kongera guhora kuri uyu munsi. Imana ihimbazwe ko iduhaye umugisha wo kubasha kuganira ku ijambo ryayo. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe kuko ni umunsi duhembukiramo n'ubundi muri kumwe na Moise Sindayigaya ku IMPEMBURO TV Online. Ndagira ngo rero mbere ya byose tubanze dusenga Imana kugira ngo twumve iki Imana ivugana natwe. Imana y'amahoro, Imana ikomeye kandi Imana ikiranuka, turagushimiye turaguhimbaje wambera we, tugucire bugufi tuguhimbariza imirimo n'ibitangaza byawe. Nyemerera dushime izina ryawe ryera ryo ryatubereye byose muri byose. Bityo rero umuntu wese turi kumwe ku IMPEMBURO TV Online turamusengeye kugira ngo ahembuke kandi byuzuye, aruhuke kandi byuzuye, yubakwe kandi byuzuye, Uwiteka umwiyereke kandi byuzuye. Tugucire bugufi kuko uburijemo imigambi yose y'umwijima, ugatangaza igitondo cy'umugisha ku mutima wa buri wese mu izina rya Yesu, amen. Reka dusome ijambo ry'Imana dusanga hano muri Yeremiya ibice 18 n'umurongo wa 18. Ijambo ry'Imana riravuze ngo maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura ku mutambyi n'inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi. Nimuze tumukubitisha ururimi kandi twe kwita ku magambo ye yose. Imana idufashe. Ni ijambo ry'ubuhanuzi nje kuguhanurira nkubwira ngo uhumure, bagukubitishije ururimi ariko imigambi yabo yose ibaye imfabusa. Bagukubitishije ururimi, bakoresheje ururimi ariko ibyo bagambiriye byose Uwiteka abihinduye imfabusa. Izina ry'Imana nirihimbazwe. Haleluya. Uyu ni Yeremiya. Yeremiya ni umuhanuzi wahanuye mu gihe gikomeye kuko yahanuraga mu gihe Abisirayeli bari mu gihe cy'akaga n'ubunyage bwo muri Babuloni. Hanyuma Yeremiya abanza guhura n'ikibazo cy'umutambyi witwa Pashuri ngo amukubita urushyi amaze guhanura. Aramubwira ati ntuzongere guhanura. Umuhungu nawe ngo arabyemera, ngo ariko ageze mu isoko ngo ahanura ubuhanuzi bukomeye kuruta ubwo yigeze ahanura igihe cyose. Arangije guhanura rero ngo bamugira inama cyangwa se bagira inama yo kumugambanira. Ngo baravuga ngo nimuze tugambanire Yeremiya. Hari n'igihe abantu bakora inama yo kukugambanira. Hari igihe abantu bacura umugambi wo kukugambanira, bakakugambanira mu kazi, bakakugambanira mu itorero, bakakugambanira mu muryango, bakakugambanira ku nshuti. Ariko ijambo ryanyishe cyane ni iringiri nabonye ahangaha. Baravuze ngo maze baravuga bati nimuze tugambanire Yeremiya kuko amategeko atazabura ku mutambyi n'inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi. Amategeko ntazabura ku mutambyi n'inama ku munyabwenge n'ijambo ku muhanuzi. Aho hose ushaka huri urahita umenya ngo akagambane bakoze ntacyo kari bufate. Icyakora guterana barateranye ariko ijambo rikavuga ngo sinjye uzaba mbateranyije, ngo kandi nzabatatanya mbanyujije mu nzira zirindwi. Kabone nubwo baguteye banyuze mu nzira imwe ariko njye Uwiteka, haleluya, nzabatatanya banyuze mu nzira zirindwi. Aba bagabo ngo barateranye ngo kugeza ubwo bafashe Yeremiya ngo bamufungirana mu gikari cy'inzu y'imbohe. Ntago ari mu nzu y'imbohe mindani, bamujyanye mu gikari. Umva icyo bivuze. Bamutandukanyije n'abandi. Ubundi iyo umuntu ashaka kugira ngo akwangize, akwangisha n'abandi, avuga ko udakwiye kubana n'abandi, ashyiraho impamvu z'imiziro zigaragaza ko udakwiye guhagarara n'abandi. Ariko umva ijambo ry'ubuhanuzi. Ndimo nkubwira ngo bakoresheje ururimi baguharabika, bakoresha ururimi bagira ngo bakwangize, bakoresha ururimi bagira ngo bagutesha agaciro.
ariko Imana iravuze ngo imigambi yabo imbaye impfabusa. Imana ishimwe. Wowe wireba ku byo abantu bari kuvuga, wireba ku biri kuguca intege, wireba kugaga n'amakuba baguhagurukirije, ahubwo reba ku Mana mwavuganye, reba ku ijambo ry'ubuhanuzi ufite, reba ku isezerano ry'Imana kuri wowe, reba umugambi w'Imana imbere yawe, reba icyo Imana iri kuvugana nawe muri iki gihe. Haleluya. Uyu mugabo ngo baramufata ngo bamujyana mu gikari cy'inzu y'imbohe, ngo hari icyobo kirimo umusitwe ni bya byondo by'ibireka bireka ahantu hahoze amazi, ngo nibyo bamutayemo, ngo abimaramo iminsi, ndumva ari iminsi 7. Yeremiya ngo agubwa nabi cyane, ariko ngo agumaho, ngo byari byateguwe n'aba ngabo. Ngo ngo nimuze tugambanira Yeremiya. Ndagira ngo ubwire ngo akagambane niyo kaba kakuriho cyangwa kari kuri mwene wanyu ntago kaje none, kuva kera kose akagambane kahozeho, ahubwo icyo tunyuraniyeho ni uburyo twitwara muri ako kagambane. Yeremiya yahagaze mu kagambane neza. Amina. Yahagaze mu kagambane, baramugambanira, ariko akomeza guhagarara ku ijambo rikomeye. Haleluya. Wasoma Yeremiya 33:3 uhereye ku murongo wa 2, haravuga ngo uku ni ko Uwiteka avuga, ari we ugira icyo avuga, yamara kukivuga akakirema, yamara kukirema akagikomeza, aravuga ati nabaza ndagutabara, nkwereke ibikomeye biruhije utamenya. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo bakugambaniye, nubwo bagiye baguhiga, ariko hari ijambo ryitwa utamenya y'Imana. Imana igikurokorera muri utamenya, ikagukiza mu buryo utamenya, ikaguha kubyara kandi barakuroze mu buryo utamenya, ikakubakira urugo kandi baravuze ko rutazabaho mu buryo utamenya, ikakugaburira kandi ushonje mu buryo utamenya, ikakwambika mu buryo utamenya, ikagusobanura mu makuba yawe mu buryo utamenya, igakuraho inzandiko z'akaga mu buryo utamenya. Ndagira ngo nkubwire ngo nubwo wahuye n'akaga n'amakuba, utamenya y'Imana yarakoze. Ijambo ry'ubuhanuzi ifite ni ijambo rikubwira ngo nubwo bakugambaniye, ariko icyo Imana igambiriye ni ukubitesha agaciro. Komeza wizere. Ndagira ngo dusengane, tubwire Imana ngo twizeye imbaraga zawe, zimwe zikura no mu kaga, zimwe zikura no mu rupfu, kuko Yeremiya yarabahanuriye arababwira ngo ni imyaka 70 muzamara mu bunyage, nabo bakavuga ngo ntago byashoboka, nicyo bamuhoraga, ariko yahanuraga ukuri. Bamazeyo 70, Daniel yagiye afite 20, bagaruka afite 90, bisobanuye ngo 70 yari irangiye. Icyo rero ni igihamya cyuko ubuhanuzi bwa Yeremiya bwari bwasohoye. Reka nkubwire ngo ni ikibazo cyuko wahanura nibakumve, ubundi ubuhanuzi bwemerwa busohoye. Rero butari bwemerwa uravugwa, butari bwasohora urarwanywa, butari bwasohora urananizwa, butari bwasohora wanagambanirwa. Ariko rero nkubwire ngo umuntu w'Imana akwiye gutunga imbaraga zihagararana nawe mu bihe bitandukanye nk'ibyo ngibyo, kuko izo challenge zose umuntu w'Imana agomba kuzinyuramo. Ibyo ni ibintu bigenda bimuhindura cyangwa bimusunikira mu bundi bwiza bw'Imana, kuko umuntu w'Imana abatunze uwundi mutima, abatunze ubwenge bw'Imana, abatunze imbaraga z'Imana, ibihe by'Imana biba muri we. Rero mwene data, ndagira ngo ubwire ngo nubwo bavuze, nubwo banditse inzandiko, nubwo bashyizeho amatangazo, nubwo bakoze ibyo uzi n'ibyo utazi, itegeko ry'Imana riri kuvuga ngo birabipfabusa, ntacyo biri bufate. Imana ikugire neza kandi kuganze. Reka dusengane, twinginga Imana igira neza, igira uko ibigenza. Mana nyiri ibihe bitarangira, Imana irengera bera bayitabaje, dutabaje kuri uyu mwanya, duhamagaye imbaraga zawe zireme bitari biriho. Sengeye mwene data mushiki wanjye uri kunyumva, kugira ngo uteshe agaciro aya madosiye yose, ayo yakorewe mu rwihisho, ayo yakorewe ahabona, ayo yakorewe n'abazi n'abatazi, ayo yose nata agaciro mu izina rya Yesu. Turemye ubundi buzima bushya kuri we. Itangazo ry'ihumure nirizamurwe kuri we. Mu matwi ye humvikane inkuru nzima, mu matwi ye humvikane inkuru y'ihumure, mu matwi ye humvikane ibihumuriza, mu matwi ye humvikane umunezero. Ijuru rimurengere kandi rimutabare. Tubisabye gutyo kandi tubyakiye gutyo, tubyizeye ko ubikoze byumvishe mu izina rya Yesu. Amen. Ngira ngo tubashimire kandi bene data mwe mukomeje kubana natwe, by'umwihariko abasubscribers bacu turabashimira aho muri hose mu migabane itandukanye, mu bihugu bitandukanye. Imana ibaho umugisha
kandi tubakangurira gukomeza gukora share na comment ndetse na subscribe birumvikana kugira ngo nitujye dushyiraho ikiganiro ujye tubona notification ukurikirane ijambo ry'Imana. Ndabizi neza ko uzahembuka kandi ugubwe neza, kandi si nibyo gusa no gusenga turasenga tukajya inama ababikeneye, tubasha gufasha buri wese bitewe n'icyifuzo afite, kandi rwose ntago tuzakurambirwa, twumva duhari ku bwanyu.